mwijima w'ijoro urumuri ruraboneka, umwana avuka bucece isi iratangara, ubuzima bushya buza buturutse ku Mana, ni igitangaza cyuje urukundo rwayo. Nta n'umwe wabasha gusobanura neza uko umwuka aho umubiri kubaho, imirimo yawe irenze ubwenge bw'abantu n'ubuhanga buhambaye bwuzuye imbabazi. Mana uri igitangaza, uri rukundo, ubuhanga bwawe burenze byose, waduhaye ubuzima, waduhaye agakiza, turagushima iteka ryose. Mana uri igitangaza, uri rukundo, nta wundi uhwanye nawe, twese tugusingize iteka ryose. No muri Betelehemu byabaye nk'uko umwana aravuka, ari we mwami wacu, yaje yigize umuntu ava mu ijuru, aza kudukiza, azanye agakiza. yari mutariko afite ububasha, urukundo rwe rwuzuye isi yose, Imana yigaragaje mu buryo butangaje, iduhaye ibyiringiro n'ubugingo buhoraho. Mana uri igitangaza, uri rukundo, ubuhanga bwawe burenze byose, waduhaye ubuzima, waduhaye agakiza, turagushima iteka ryose. Mana uri igitangaza, uri rukundo, nta wundi uhwanye nawe, twese tugusingize iteka ryose. Iyo ndebye ubuzima umutima urishima, nkibuka imirimo ikomeye Imana irema, igahindura igakiza abantu, ntacyo yananirwa, niyo soko y'urukundo. Ubuhanga bwayo ntibugira iherezo, imigambi yayo ihora itunganye, iyo twiringiye iduha amahoro, ikadukomeza mu nzira y'ukuri. Mana uri igitangaza, uri rukundo, ubuhanga bwawe burenze byose, waduhaye ubuzima, waduhaye agakiza, turagushima iteka ryose. Mana uri igitangaza, uri rukundo, nta wundi uhwanye nawe, twese tugusingize iteka ryose.